We entre tebera kandi bimeze bite singa wanga bimeze bite sanko ni sawa amakuru kuri meza noneho ko mbona uri ntangamwa amasaha se sha none wageze akengesha ku ishuri banyirukanye nje kuri amafaranga uje kureba amafaranga y'iki amafaranga y'ishuri ariko ibintu byawe byakeye bwije amafaranga uko bukeye amafaranga aratorwa bivuze kandi bayani mu ishuri nakona kubigenza ibyo byo ku ishuri byawe bya buri munsi umwaka wa mbere amafaranga umwaka wa kabiri amafaranga muri umuntu wawe katajya nyaka amafaranga ubona atariho kwabita uko bigenza nyine usojya nanjye njya mu byo nakora ibyo akora icyambere ni amafaranga ubu se ubundi gushaka amafaranga ngo ujye ku ishuri bene wabisinya mbabona hara mu mutaka icyaro icyo gishoro niho kijyana hara mu mutaka ugacuruza amayinite nk'abandi abo nabo niyo se ningeyo igihe cyose uzi ko ugiye guhaha amafaranga ujye uyandika uri kubyumva kuko igihe kizagera uri gutega amatwi uri kunyumva neza nshaka amafaranga sindirimo nshaka amafaranga sikorasi je nshacana ndakubwiye ngo ujye wandika amafaranga ngo igihe kizagera imirimo ingane n'icyo nguha yego turaza kubivugana ugeze mu rugo umuntu abona atiyandikanye inkweto ishati ipantaro n'ikanisa kujya ku ishuri none se kuki utabikora urabona ategereje ku bintu byinshi ejo bundi naguze ikibanza urawasamye amafaranga utera amapasi y'amafuti ntabwo ujya ku ishuri utajyanye amafaranga genda akubwiye ngo taha turaza kubisubiramo vuye mu kazi sohokera muri ofisi gira vuba nk'inyoni ijya kubiba amasaka ihute genda turabonana nyine genda n'ubu umugabo uragira hanze wahinduye intekerezo sohoka cyambere y'imibare kubera karagwira aya mvuye mu bugizi bwa nabi ngo amashuri uyu mwana agomba kuganira nawe byimbitse ibintu byo kwiga nta kintu bimaze rwose ariwe nabwiye raporo nayo ndebe ko ari cyiza kubyara nimugoroba ibyo uri kumbwira ndabyumva pe kwitangira igihugu ni ngombwa ndetse kandi turakora cyane turavunika ejo turi kuri misiyo ejo turi ku yindi misiyo urabona yuko ari akazi kagoye cyane none se tuvuge yuko uhisemo kwitangira igihugu ugashaka kuzabaho uri ingaragu ntuzazane umugore ikindi se wigeze ufata Vanessa umushyira hasi muricara muraganira umubwira ibitekerezo ufite agira ikintu abivugaho byose arabizi iwe icyo ashaka ni ukumushyira mu rugo ahubwo njye impungenge mfite puresha nk'ingi ntawe yigeze ashyiraho kuva na mbere aho muri iyi minsi aho dutangira aka kazi tugenda muri za misiyo buri munsi nimba ari kubona nshoboye kuzagira imbogamizi mu kazi akabona ko nshoboye kwitwara neza mu kazi bakaba bananyohereza hanze ntabwo mbizi
kandi njyewe icyo nshaka ni ukubanza ngakurikiza ibyanjye ku murongo, nimba birimo kumugora nzashyiraho akadomo, bivuze ngo iby'umugore urashaka ubwo nzabishyize ku ruhande, nimba agomba kuntegereza ndahari wese, nta wundi mukobwa ndi kumwe nawe, nta n'undi nkeneye. Niba yumva ko ankunda ntantegereze, igihe ndagifite cyo kumukunda nakware ibintu gakeya. uri kwirengagiza ikibazo afite mu rugo. Ikibazo afite ndakizi, ngerageza no kumufasha uko nshoboye, ariko ntago anyumva. Wamugiriye n'inama? Byose ntacyo ntakoze. None ibi bintu turabyifata mu gute mana yanjye? Ntabwo Captain, ntakoze na kimwe, ko numva ibi bintu bigoye. ariko uko byagenda kose intego zanjye ngomba kuzazigeraho. None se tukiri aho ngaho, ubu ngubu nta kuntu wasubiza amaso inyuma ukareba kuri sisita wawe? Kwitangira igihugu ho nta kibazo, dukomeze dukore kubera yuko turacyari n'abatoya kandi urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Dukomeze dukorere igihugu, ariko nanone ntabwo bishatse kuvuga yuko tugomba kwirengagiza ibitekerezo byacu. Siko bimeze? Icyo nashaka kukubwira ni iki ngiki, byose urabikora ariko genda ubigabanyamo ibyiciro. Urumva? Uvuge ngo ku mwanya wa mbere mashyize iki ngiki, ku mwanya wa kabiri mashyize iki ngiki, ikindi cya gatatu. Wasanga utarigeze ufata nka Vanessa, nurangiza uyimubwira uko bikurikirana, ubundi umuhereza igihe, umubwire ati mukobwa mwiza, urabizi ndagukunda, ariko nubwo ngukunda ibintu bimeze gutya. Uvuga ngo njye nakubwiye ikipe icyo ari cyo cyose ndimo kukuganiriza kano kanya, wizeye nk'umuntu dukorana akazi, mfata nk'umuvandimwe, Ndabizi kabisa. twitangire igihugu ku buryo bushoboka. Ikintu nerura kukubwira tukakiganiraho cyose niko akizi, nta kintu na kimwe gishoboka ntamubwiyeho. Uko gahunda zanjye zipanze arabizi, Byose ntakeneye kubyumva. Noneho rero dukwiye kumushyira hasi tukamuganiriza. Tena nanone ndabizi warabikoze, waramuganirije, nanjye ndagenda mushake kubera yuko uko byamera kose uriya nanjye mufata nk'umuvandimwe, ni inshuti nk'uko nawe ari sheri wawe. Ikindi rero ushaka kukubwira ni uko tugomba kumuzana tukamuganiriza ibibazo uko bimeze, warangiza nawe ukamubwira icyo uri gutekereza kikuri ku mutima, pana bya bindi byo kubeshya by'iki gihe. Ubundi ukamubwira yuko agomba kwihanganira igihe runaka ugiye kumuhereza, ariko utirengagije ibibazo afite mu rugo, nabyo ukajya ugira icyo ubikoraho kubera yuko urabizi ukunze. Uri kubyumva? Hari inshingano zindi ufite ku ruhande, ariko ishyari ry'abagore ntabwo urizi. Ukimara kumugeza mu rugo birahinduka, ari uwo mushiki wawe ntukimwitayeho nk'uko byagakwiye, ari inshingano z'igihugu ufite ntukizubahirije. Kuri njyewe iyi mishinga mfite ni itatu. Uwa mbere ni uwo kubahiriza inshingano nasigiwe n'ababyeyi, nkabanza nkita kuri mushiki wanjye. Iya kabiri ni ukwitangira igihugu, byaba bishoboka bidashoboka nzakitangira. Ingingo ya gatatu niyo ya Vanessa, ntazumva ko ndi kumubangamira, ndi kumutindira, nawe azabona ko ibyo ndimo ntabwo ari ukumwirengagiza, azamuha urukundo uko bikwiye. Ariko iyi mishinga yanyu ni uko ari itatu, uko ishoreranye nta kizayihindura. none